uhawe ikaze Yongwe, ariko ngo hari umuntu ushaka kwihanizara. Nabonye uwiyita ngo ni Morodekayi Murindahabi Irene ari gusezeranya abantu. Ariko biri ahubwo nibyo biriya nabyo. Murindahabi ahuri Irene rwose ibyo bintu ntuzongere kubikora. Yongwe, Murindahabi Irene uramushinze iki? Kuki uri kumugarukaho cyane? Rero Murindahabi nawe atunguka ku murenge mu kiganiro abasomera amasezerano ati bambikanye impeta nka pastor arabasezeranya. Arabasezeranya yihe nka pastor afata urupapuro abasomesha indahiro nabwo ntazo ko basezeranya ati ndabasezeranije. Iriya mitwiko rwose Irene ahari hariya kuri The Choice ndamwiyamye, ahari hariya kwisibo ndamwiyamye. Biriya nukubahuka gukomeye. Ese kuvuga ko ari ukubahuka kandi ari umunyamakuru ukomeye? Hari abanyamakuru bari muri iki gihugu bihinduye bahatari, barakomera cyane bihinduye bahatari, noneho batangiye kubahuka n'ibintu by'abapastiri. By'abapastiri Murindahabi nubwo yise ngo Morodekayi umukozi w'Imana Morodekayi ibyo akabyiyita, uriya ntabwo yigeze aba mwarimu, ntiyigeze aba pastor, ntiyigeze aba umudiyakoni, ni umunyamakuru. Yakoze imirimo yiwe yo kuba umunyamakuru, ibyo gutangira kubahuka gukina udutendo two gusezeranya abageni biriya bintu rwose ajya byihurira. Je byarambabaje ngo ndabasezeranije je Morodekayi ngo imbere y'Imana. Imbere y'Imana niko imbere y'Imana gusezeranya abantu bose basezeranye, ariko bakozi y'Imana bahawe ibiganza kujya mu rusengero gusabira umugishwa. Ni umurongo mwiza egirize ishyiraho kujya mu rusengero mukakora ikirori mugahabwa umugisha imbere y'Imana. Imbere y'Imana niko twasanzwe bikora, niko nabikoze, niko na papa wa Murindahabi yabikoze, na Murindahabi niwe wabikoze. Wese ko atasezeranye n'umugore we kuri televiziyo ngo basezeranire ku murenge ngo bahamagara umukristo abasezeranye, we kuki asezeranya abandi? Nyamara aratwika kandi n'abandi barabikora. Iyo mitwiko Murindahabi nyumva wowe niwe ndi kubwira. Niba ukanga abandi banyamakuru ntabwo wakanga Apostle Joseph. Ndakwiyamye ntuzongere gukora ibintu nk'ibi, ntuzongere gukinisha ibikorwa gukiritika ibintu by'abakozi b'Imana. Kugutora urupapuro ngo giye Murindahabi nsezeranije abantu bakambikana impeta mu murenge ukihindura pastor. Pastor wakwimitse ninde? Certificate yawe y'upastor iri hehe? Aho wasinye mu gitabo kubaye pastor ni indahiro warahiye ni uwo numurimo weguriwe abashumba. Kwa padiri abakristo bo kwa padiri bajya mu rusengero bagasezerana imbere y'Imana. Horebu bajya mu rusengero, Restoration Church ni mu rusengero, Iyeri Anglikani ni mu rusengero. Wowe urafata urupapuro wanditse ukajya kuri kamera yawe ngusezeranije abageni ngo mwizina rya Yesu. Wewe warasezeranye. Ahubwo genzaza kukureba kuri The Choice unyereke certificate yawe usezerana mu rusengero, kuko umuntu wasezeranye ntabwo akritika ibyo. Ndabizi kuza kunyataka ahubwo unyataka, sibyo? Ibyo bintu wakoze ni bibi, nukubahuka. Mushobora kubona views bitanyuze muri ibyo. Amacano yanyu yarakomeje, ndabizi ko Imana yakomeje izina ryawe, ndabizi kuri numwe mu banyamakuru beza bakora inkuru nziza, ariko hariya wararengere nubwo abapasitoro bicecekeye. Genda kwiyamye ntuzongere kubikora. Mbwira abakristo babonye kiriya kiganiro, ntabwo umukristo asezeranya undi, ntabwo bibaho. Ntabwo umukristo asezeranya undi. Oya, umuntu ashobora kwambika undi impeta y'ubufiyase cyangwa bikarangira akamwambika impeta. Biroroshye kandi gukora ubukwe ntabwo bisaba amadolari menshi, ntibisaba credit muri banke. Ushobora gusezerana n'umugore wawe mu murenge, hamwe mugiye kunywera fanta ugahamagara pastor wabisigiwe akaza akabasabira umugisha. Kuki abanyamakuru muri kwiha inyenyeri zitari izanyu? Ukambara uniform ya gipasteri itari ya. Warangiza none ukajya no kuri kamera yawe ngo urasezeranya abantu utari pastor. Nyamara Yongwe ibuvuga Murindahabi ari buze kubyumva. Nabyumve, ntabwo agomba kujya gusezeranya abageni, ntabwo yashyingiwe. Ngo jewe ngo ndabarahiye, ngo jewe ngo imbere y'Imana ngo nsezeraniye yuko nzagira gwe. Ibyo sabe nezetifu. Ezetifu nawe nta burenganzira ezetifu w'umurenge avuga. Ni umunyamakuru kandi abifitiye uburenganzira
abikora kinyamwuga. Murindahabirene noneho tubwira abapastor badepoze kuri The Choice amabaruwa asaba akazi noneho akazi kacu yakaduteyemo noneho tudepoze kuri The Choice no ku Isibo TV baduha akazi ko mbona kacu yakinjiyemo. Abanyamakuru muri rusange Yongwe bura basaba iki? Abanyamakuru nimwongere kwinjira mu kazi kacu ngo murengere. Biriya nukurenga umurongo, ni wa murongo utukura. Nukurenga umurongo utukura ugatandukira, kandi abantu bagiye batandukira bagakora ibitari ibyabo, bahuye n'ibibazo. Imana ikubabarire rero mu izina rya Yesu, amaraso Yesu Murindahabirene ntuzongere kubahuka ibyo mu nzu y'Imana, nguje gusezeranya abageni. Yongwe, ariko urabizi ko muri iyi minsi agatwiko gakora nugutwika niho binjiriza. Ibintu ko ataratwika sego yambara inifomo yihindurije atira umusirikare baziranye yambara inifomo hanyuma ashiraho amaraka narangiza aje kuri The Choice bamufata ari general arebe urwo bamufatira aho atararenga umutari bakamuterura. Nawe uti bakamuterura. Yongwe, none urasoza usabira iki Murindahabi Irene? Murindahabi yihane cyangwa se bamushyire mu mategeko. Buriya nuko abashumba bino mu Rwanda twicecekera hari ibintu mutwika undi uriya twamushyira no mu mategeko.